ari nyine Eva wa John na John zamunse ntago abeshya twe turaturanye ndabizi baratandukanye ngo basanga John ngo afite abandi bana ngo umugore ataraza na Denise se Hello bakunzi bacu hello family hello wow. What's up my people? Eric. Karine. So we are the Luka family. Uyu munsi rero twatekereje kuganira kuri topic runaka. It's a pillow talk. Baraye nk'abantu ba family tugomba kuza tuganira ku bihe. Mu myaka 18 kwenda Izintu bita pillow talk. Ntabwo nzi ko bimenyerewe ariko nyine nakantu twatekereje yego mubona prank mukazikunda mubona guteka mukabikunda mubona tuno twinshi ariko twaritekereje tubanti muri contribution yacu y'umuryango dukwiye kujya tugira ikintu tuvugaho none kiri serious Osuravuze ngo ndise ntabwo biri serious oya twabaye serious nge nabyo ntabwo mbimenyereye ntabwo bikunda ariko igitekerezo kiragira kiti bijya bibaho ko abantu bakenera inama zacu ikindi kintu nabwira abantu bibande mu iyo ufunguye channel yacu harano bonanditse ngo join iyo kanze kuri join ubu mu member umuntu wo mu member ashaka no kutuba ngo dukore video yini akayibona wenyine so umuntu ushaka kuba mu member turashana kuza dukora video ziri different z'abantu baba member bazajya bareba abantu ro bagiye ba joining kuba member wacu none tuzatubereka video ziri different zitandukanye hari iz'abantu bose babona ariko umuntu wabaye member tuzadushyiraho akarusho dushaka kubikora kuri YouTube yacu ushaka kubikora no kuri Instagram icyo nzi cyo ariko nzi ko mu Rwanda ntago bimenyerewe oya mu Rwanda ntago byemewe ibihugu ibyo ndimo navuga ku bihugu bifite option yo kureba zino irimo ra video ukabonamo ad nicyo gihugu kikwemerera ku joining mu Rwanda na join ubona ndumva no mu Burundi ariko nko mu Bugande Kenya no muri diaspora zindi nyaka ko bikunda okay so guys rero nyine nuko bimeze ni pillow talk ni time talk I don't know just nyine utanga device so ikintu ushaka kugira tuganireho ni ibintu bisa nk'ibyambayeho byakubayeho se byabaye kundi navuga kuri bino bintu turi muri Kenya najya nkunda kwikora brag mbwira abantu ngo giye ngo naba connection bakabona abakunzi cyashari kitabikunda ntago nabikunda uzi impamvu jewe urumva kuba n'urugero ruri muri Europe Canada se cyangwa hehe urashaka ugeze igihe cyo gushaka uje gutwara umugeni muri Afrika bibe mu Rwanda Uganda se Burundi n'ahandi sibyo nicyo kintu ushaka tuganiraho umuntu ntago muziranye ntago umuntu muziranye arangije baraguconnecte yego hari option yo guconnecta yani kuna batipe bata cyangwa abakobwa bakaza mu minsi mikuru yasohoka mu kabari agahura n'umuntu arono ibe mu kabari be muri coffee shop bibe mu rusengero ariko umuntu ntago muziranye wa mukobwa azi neza 100% yuko uri mu diaspora reka kandi akeneye na visa njewe reka mpere ku mpamvu ntakunda bino bintu byo kuvuga ngo ngiye nkunda guha passe sheri wanjye ntago passe ibi bintu ntago mbikunda uzi impamvu ntabikunda nuko buri gihe naje gusanga iyo uhaye umuntu passe ibintu bigafailinga arakubwira ati warampemukiye ibi n'ibi sibyo sino gufailinga gusa nje hari igihe iyo utikundiye umuntu just ari uko bamuguhaye ko barabizi kuri singo n'undi ari singo baragukubise ngo just ngo muhuze mba numva atari good idea bishobora gucamo bishobora no kwanga kuko hari abantu benshi ngiye maze ko ntari famille nzi muri no minsi iri kuvugwa sibyo Eva reka tubigarukeho ni umuntu mo kuvugwa cyane ni Eva wa John nyine ubwo na John ndakeka kandi numva nabo turaza kubihuzamo gake ariko nyine impamvu mbihuje urayizi nuko nakurikiye story nsanga bamenyana n'ubundi yari pass
niko story yabo ivuga. Ariko aho najya mbikurikira usanga babeshya. I don't know, nje ntabwo tuziranye vis-a-vis, tuziranye kuri telefone cyane, ntabwo tuziranye vis-a-vis, urumva. Noneho ugasanga niba barabahuje peut-être ko bahise bahuza mugabo, yes, hari igihe abantu bahura n'undi ni single, ariko nanone ugasanga wa muntu mwahuye afite ibintu, urumva aba diaspora niba nivugira n'abantu bituriye muri Afrika, abenshi bikenereye amaviza yo kwigendera cyane, abenshi bikenereye ahantu bana babuze viza nk'icure byinshi, abenshi bikenereye ahantu bajya baba bumva abantu bari hariya babayeho byoroshye, birizi kubona akazi, birizi kubaho, akumva aho hantu nawe ahageze yabaho, sibyo? Kandi wenda ntazi struggle aba ariyo nabo bahura nazo, sibyo? Ku buryo ushobora kugereranya umuntu umukire uri muri Afrika n'umukire uri muri biriya bihugu, ugasanga muri Afrika bayeho neza kurusha. I mean, ntago mvuze kubaho neza kundi, ahubwo uko byana kose muri Afrika ubaho neza kubera ko ntago nyine uvunika ufite abo bakozi. Kandi twebwe ariko n'umuntu uri muri nuvuga ngo tugiye kureba inyungu zihari. Umuntu muri Amerika hari inyungu nyinshi afite, ziruta iziri muri Afrika. N'umuntu muri Afrika hari izindi afite ziruta iziri, ako biratandukanye. Ndeka nk'urugero nk'ubuzima, security y'ibintu byawe se, uburyo bwo kwivuza, education y'abana, umuntu uri hari rumva bafite profit nyinshi kuruta. Ariko ikibazo hariya ushobora kugira amafaranga menshi ariko stiruka kanakoropa. Ukanikora, ariko huye umukire wa hariya nawe arabimenya ko ashaka umukozi, rega barahaba bakorera babandi bajya ku rwego agira umukozi. Yes, barahari, ufite amafaranga arata amafaranga yambabona ya mafamiye akomeye. Yes, barabikora. Ariko nanone nyine nivuze umuntu uri muzima buri mwaye, none tuvuge nk'umuntu wo mu Rwanda ufite ubushobozi bwa wenda winjiza miliyoni ku kwezi, sibyo? Tumugiranye n'umuntu uri muri Amerika winjiza miliyoni, wenda winjiza 5,000 byo ku kwezi. Ntago manye ko umuntu 5,000 ku kwezi muri Amerika yajya gushaka umukozi. Ese ubu mwari muzi yuko tuzageza igihe bari abantu badufasha mu rugo tukaba ntitube tukibabona? Mwari mubizi? Ariko tutarajya ku by'abantu badufasha mu rugo, nagira ngo tugaruke kuri iriya family. Hari nyine Eva wa John na John. Tumuhe credit yiwe, twabingiye nabyumvishe bwa mbere kuri Karara TV show. Giye kuntu numvishe story nimba ari yo koko. Byaneyemo akantu k'ubwoba. None nasomye na comment, umuntu arandika aravuga ati Karara wowe urabishya. Urumva? Undi aramusubiza munsi ati ntago abeshya, twe turaturanye ndabizi baratandukanye. Arono nimba abantu bari muri Amerika nimba bose ariko barakubakunda. Undi arandika ati muzi ko nta yindi famille itwika kuri YouTube na social media nzongera kuri ati kuko bana abantu banyeretse ko nta rukundo rubaho. Urumva ibintu ahantu bigeze? Hari abantu bamwe babigendera. Urumva ahantu bageze kuri iyo level. Ngo rero jewe vuba John kuntu tuziranye ntago tuziranye vis-a-vis, just tuziranye kuri telefone bisanzwe ku tuntu duke twetemo kuganiraho. Urumva ntago navuga ngo umuntu ngo turamuzi, so ntago tumuzi, mpamye ko natwe tatuzi. So tuziranye nyine uko umuntu yabona icyo mpamye cyo nuko nzi ko video zacu arazibonye, natwe ize twarazirebaga nuko bamaze nk'ukwezi n'igice adakora. Ariko ikintu cyanteye ubwoba ngo Eva wa John yagiye muri Amerika, agezeyo ngo yakirwa ngo n'umugore bamwita Denise, bakeka yuko ari wabo muca inyuma n'umugabo we. Ariko uruhande rumwe ntago mbyemeza kuko umugore afite umugabo n'ubusanzwe. Icyo ni kimwe na question mark. Icya kabiri ngo basanga John ngo afite abandi bana ngo umugore ataraza. Na Denise se ako kantu ko ntago arende kuko Denise afite umugabo kameme, urumva bafitanye n'undi muntu. Ariko byose ni ibintu bidafite, ni ibintu biri kuvugwa ariko tutaramenya. Kandi ngenda bihuza n'undi mu diaspora nzi yaje mu Rwanda akora ubukwe. Urabyumva? Mu Rwanda n'umukobwa w'umunyarwanda navuga ati ngiye sinshaka kukujyana. Umva hano bitereye ubwoba, anavuga ati ngiye sinshaka kujyana, ndashaka gutungira hano, nzaguha kira kitu. Kandi umutipe afite umugore nanjye uvuga igihugu. Can you imagine kuki abantu bakora ibyo bintu? Twebwe ngira ngo wenda iki papa si ikiganiro nimba ari ibyo ko ntabwo dushaka kuvuga ku muntu runaka, ndashaka kuvuga in general. Just turi kuvuga kubera iki?
abantu turi muri Afurika ntiturishyashya, twe turashaka visa. ntawe urishyashya n'umwe kubera ko mwahuje mwagenda mukabana bigakunda mutahuje twirengagiza tutanumva ko ibyo bintu ari rumazi. Wenda Eva John nawe ashobora kugenda atageta ari kugira ngo agereyo yibonere ibyangombwa asezera umugabo. wanasanga yarabizi ko wenda ibyo byose bihari wenda twakaba ari ibintu twumvishe tuzi twe tukaba surprised bo bakaba biziranye ko arafite abo bana cyangwa se akaba nawe yarabaye surprised nk'abandi bose bibaye ari byo koko. John akaba yarafite abana umugore atabizi, sibyo? Yaba ari ubugome, ni ubuhemu, kubera yuko iyo ugiye kujya muri relationship n'umuntu hari byinshi umupromisinga, ariko ndumva utamupromisinga ngo mfite abana ngo uzaza ujye mu bandi, donc uzaza. Ariko it's normal kuri aba type baba Burayi, ubundi banye mu Rwanda no mu Burundi tutagira uwo muco. Hano nko mu Bugande njye mbibona ko ufite abandi bana ni toto. Hano biremewe na Kenya biremewe, ngira ngo Rwanda tubigira big deal. Ariko no mu Rwanda ntabwo ari big deal, ahubwo imiryango ubukomokamo nishaka kuvuga ati uzanye umugore ufite abana batatu. Hari imyumvire tugifite, twe hari imyumvire tugifite. Ariko mpamya ko umuntu uri muri Amerika kuba yabwira umugore ati gifite abandi n'urugero abana babiri. Undi before vugisha ukuri nge sinzi ibintu byo guca ku ruhande wanyuze hano. No mugore ufasha umuntu ukamubwira uti mfite abana, mfite n'umugore turagendana ntitugendana. Si ibintu byumvikana ukamubwira turabona. N'umugore bo nako byaka. No, I mean mfite aho nabyaye. Ariko ikindi cyerekana ko uriya mutipe nta bana nta mugore yari afite. Nuko nyine ya declare yabakamureka. Ntago abanyamerika bafite undi mugore ngo ujyane undi bikundi. Kuri ambasade bagufata. Aya nama yobera amatagatifu wa muganga bajya bavuga. Story bavuga ko bahuye ari umuntu ayipasi. Ngewe uko nabyumvishe nuko byumva mwabantu nta hantu mbizi kuko ntitwaganiriye ngo ambwire partie sinaganiriye muganga ngo ambwire partie je ni ibintu numvishe. Bibisha bavuga ngo juste ni passe bamuhaye. Ahura nawe bahita batwita. Barateretanye kameme bafashe igihe cyo kudetingana ntazi icyo ari cyo. Ndumva ntabizi neza keretse nsubiye wenda aho Eva yabivugiye nkaba ariho mbyumvira. Ayandi ni amagambo abandi bagenda bivugira. Baratwita nyuma barasezerana. Niba barasezeranye rero ni ukuvuga ngo barafitanye gahunda ndende. Ni ukuvuga ngo yari mu something nyine big. Akandi kantu iyo umuntu asezeranye n'umuntu mu mategeko gusa, I don't know nimba wenda atizera Imana cyangwa hari abantu bayariya cyane bizera ko amategeko wenda ari afite akamaro, sibyo? Hari igihe baba barabikoze just kugira ngo amutware kuko amategeko niyo yemerwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kuba nyine bashaka kuvuga ati kireka mutware babiziranye, wenda John akabwira Eva John nabizi ufite umwana ntago bituzabihuza ibi n'ibi, ariko reka tuzisezerane nkuzane utwarane n'umwana wanjye abana amahirwe kuza muri Amerika. Bakaba biziranye wowe twe tukaba dusakuza tukaba tutabizi kubera yuko kuba barase icyo ni kimwe, cyangwa se bakaba baravuze ati reka dukore wenda cyane barabatipa baragiye mbere usanga nka famille nyinshi iri hari ukamujyana mu mategeko ugereyo umukwe busanzwe tuzakore muri Amerika n'umuryango wanjye. Yani umuntu uvuga ati ubukwe bwanjye buzabira muri Amerika kuko ariho hantu wenda amaze n'iminsi. Iyo ni ibintu biri umuntu ashobora gutekereza. Ariko se ndi kwibaza ikibazo cye, aramutse dusanze ibi bintu byose ari ibihuha, kuko ari aba diaspora bakora amafuti, ari n'abantu bari Kigali dukora amafuti yo gushaka visa. Ngiye personally ngiye byambayeho umuntu yigeze kumbwira haya nayo kubwishe yakombwira ati ngiye mfite passport jewe nza gudeduane umuntu akubitiwe mu kiganiro arumva ndayizi ngo so ariko ko ngiye ntago mbirivinga ko umuntu yantwara mu kintu ntiyumva mvuko burangiye mfunga umutwe unangejejeyo ukanzamukana umutwe unkangisha ngo waranzanye bwacye dusere. Iki kabiri uwo muntu ngiye ndagiye kugendera ku kintu cyatumye mbireka. Twari turi kumwe cyo ni cyambere, twari turi boyfriend girlfriend icyo gihe. Ariko abantu batarabimenya. Nibyo she? Ntago mbyibuka she. Ako washize igihe. None ikintu cyatumye ntabikunda. Icyo ni cyambere umva nari mfite umuntu turi kumwe. Ntirengeje ko ari abantu bahita babareka. None akamubwira ati ngereka ngende mbane nawe nkore divorce nzagaruka ngo tware.
can you imagine ibintu ngiye kubivuga mu buryo bwo kwitekereza nk'umuntu mukuru atari n'ibintu byo gusenga. Urumva ubwo bugomba gukorera umuntu. Ikindi kintu cyatumye imbyanga, umuntu tuzi ntabwo tuziranye bisangutse kumva ngo umuntu arimo arakubwira ngo reka nkujyane, ubundi ugezeyo ugasanga wanamugana aryamana n'imbwa ko njya numva ngo biba. Aho ugezeyo ugasanga arya abantu agahita akarya abantu. Baba ngo kurya umwana agakurya yakokora. Bababwira. Mu by'ukuri iyi si yari papasi yacu cyangwa se topic yacu cyane. Kuvugaho ndashaka abantu baba careful. Nimba ugiye involved n'ibyo bintu uvuga ati cyewe ngiye gukundana n'umuntu uri muri Amerika n'urugero cyangwa se Canada, abantu bari disparate n'ibintu bya Canada, ugiyeyo banza uvuga ati umuntu ndamukunze koko. Kuko nyuma yo kugerayo uzasanga warakwanze kubusa. Buri ibintu byose bikanze mu buzima bikakunanira. Iyo bimaze kubona nta birenze. Usanga warataye umwanya w'ubusa. So ibeta ko umenye ko umuntu ujyanye nawe muzakomezanya. So nugira bikanga ni ibyago. Ako mu mutwe ubanze umva kugiye kubaka. Utagiye ngo kugerayo ngo ugasiba. So ukagiye kinisha kuryo ukabihagiramo. So inama nabagira rero ngiye muri rusange igitekerezo cyari cyanjye nzone ikiganiro shira wanjye mwese nkawe yanjye nibazaga urumva topic yari kwari bari abantu batwara abantu aje kudeduana umuntu just aramujyanye cyangwa se guhuzwa n'umuntu passe ziriya passe ngewe impamvu ntayikunda nayibabwiye ntago ziriya passe nzumva hagomba numva ukuntu umuntu bamuhuje n'undi bishobora gucamo nge sinabihakana ariko ubuhamya bw'amakapu menshi agiye ahura noneho kandi ikindi nkumva urukundo ruhuriye ku bintu kubera yuko bamaye umuntu just ari Canada cyangwa se arahanaha nanjye nkeneye ubuzima ariko uzikwiye umuntu twahuza ni mu by'ukuri ntiwatekereje kure ntago ari uko muri buhuze ahubwo nuko icyo afite muri buhuze ari cyo muri buhuze kuko hari n'abantu benshi bashaka basaza atari uko yamukunze cyangwa se agashaka umutipe ufite amafaranga ko abantu bo mu kigero cyacu bafite amafaranga ntabwo ari benshi ariko barahari ugasanga mushakiye yuko bya bintu afite ariko ntabwo amushakiye ikimurimo ntabwo amukunze ubwe ugashatse ibintu afite sasa rero njye si mpakanye abashakana bahujwe nta nubwo mpakanye izo passe cyangwa se izo distance relationship nago nyine bihakanye bibaho cyangwa ntibibaho ariko se ni ngombwa ngo duce imanza ngo tuvuge ngo nta rukundo rukibaho ni umuntu wavuze ngo nta kapo ngizongera ngo kumbukanga ntago kapo zose zishwanye cyangwa se zibanye nabi mwegere n'ababanye mwegere n'ababana mwegere abakundanye nabo muganire ntabwo fayiri ari igisobanuro cy'abantu bose kuba ukunze umuntu kandi ukamukundira mu ishusho umubonamo ntabwo bivuze ko n'igihe ari yakweretse ntabwo nabyo ntabwo uzi ibindi biri behind wenda basanga nyuma yuko twamurebaga na John yarajyaga inyuma karira cyangwa se akaza byose birashoboka sibyo we beta ubundi baravuga ngo wikwizerera mu bantu kwanza just making sure ko wakoze ibyawe donc ntube muri babandi bari gushaka ibintu kuruta abantu nge niyo nama nabagira ariko nanone ntunasamare nibyo nugugiye narigeze mu gihe cyo gusoza icyo navuga abantu nyine bagiye mu rukundo bari serious nta muntu ukinisha kurya ibyo bikinisha ukabihagiramo ikindi urukundo nyuma yo kwacivinga amafaranga nyuma yo kwacivinga ibyo bintu byose n'amaviza hari igihe bicuza impamvu wabikoze beta ko ukora ikintu wagitekerejeho nta regret mu buzima uvuga uti iki naragikoze naragishakaga yes cyangezeho reka nakire consequences zingezeho cyangwa se nakire ibintu bimbayeho nyuma ikindi kintu rero abantu bazajya bashaka ari nka topic dushaka kuzatuvuga kuri topic ariko twana mentioning abantu ni couples ntabwo tuba mentioning abantu batari couples cyangwa ibintu biri best ku rukundo umuntu ufite ikintu twagana ajye dushyira muri comment tujye tugerageza wenda rimwe mu cyumweru dukore video nk'iyi tugire ikintu tuganira abantu bagira icyo bunguka natwe tugira icyo twunguka nimba ari byo twavuze nimba ari n'aba mwatugira